ntago ari ibanga kuba nawe watangira kugira amafaranga ukanayabika, ahubwo ibyo uyakoresha na make ubona nibyo bituma amafaranga yawe atiyongera, nayo wabonye inshuro nyinshi akagushiraho ureba. Ibintu 7 bigiye kugufasha gutangira kugira amafaranga ku buryo watangira gusevinga, hari ayo ufite ukayongera, ari nayo utari ufite ugatangira kuyatunga kugira ngo tuzabone igishoro cyo kwinvestinga. Ikintu cya mbere rero, kurya hanze buri munsi. Abantu mukunda guhembwa amafaranga yanyu aho ugasanga mwirira muri restaurant, mukunda dupiza, mukunda inkoko mutumiza ku delivery. Bino bintu byo guhahaha bigutwara amafaranga make make buri munsi, ukwezi kwese ukajya kurangira ukabona amafaranga wakoresheje wodaringa ibiryo saa sita na nijoro na mu gitondo ka breakfast, ukabona niyo menshi. Amafaranga yawe ari gushirira mu biryo uhaha ku restaurant. So kubabuza kujya restaurant, ariko byaba byiza nk'umusirimu utangiye noneho gushyiraho umuntu wagutekera niba utabishobora, cyangwa se nawe ukabyikorera. Ubwo ndi kuvuga ku bantu bari single, mukagabanya amafaranga mushora mu byo murya kuri restaurant. Ikintu cya kabiri ni uko upgrading ubuzima bwawe buri uko ubonye amafaranga, buri uko uhembwe, buri dufaranga twose ubonye uhita ugerageza guhita ugaragara nkatwo. Tuvuge nk'urugero, amafaranga ubokoze deal ubonyemo inyungu, aho kugira ngo utekereze aho wayishora handi kugira ngo akomeza byara andi mafaranga, ugahita ugura imyenda mishya, isaha, telefone, gutangira gusohoka rimwe na rimwe ugahita upanga kujya Gisenyi dore sama yageze, kubera ko gusa ubonye upgrade y'ubuzima butoya ugahita ushaka guhindura uburyo wari ubayeho. Gerageza amafaranga yawe ujye witondera kwa upgrading ubuzima buri uko yabonye. Icya gatatu ni ukumara amasaha menshi kuri social media nta kintu uri kwiga, ahubwo uri kugenda umenya ngo kanaka yashwaye na kanaka, ibi birasekeje, ariko ugasanga na effort nta nkeya uri gushyira mu gushaka ubumenyi cyane cyane bwo gusobanukirwa ururimi rw'amafaranga, kumva icyo bita financial literacy, financial intelligence. Ibi bintu byose nimba utari kubiha umwanya uzakomeza usigara inyuma, kandi kubona amafaranga na makeya wari ufite uzajya usanga uri kuyakoresha uko atari, cyangwa se ubura ubushobozi bwo kwiga uburyo noneho bwo wakongera nayo wari ufite. Icya kane twihuse ni ukugura ikintu ugira ngo impressing abantu. Uri kumwe n'abantu urimo urabagurira just like they don't even care, bro and sister. Uri kubayinga ibintu use neza ugira utari ko they don't care. Uri kugura abantu ngo banezeze, ugeze mu kabari ngo table yose ngo nibayihe, wigize umuntu nyine ufite ibintu byinshi, nyamara bo ntacyo bari gusohora. Ayabo ari kuguma mufuka, ayawe akagenda kandi atazagaruka. Niba ayo mafaranga utari kuyakoresha kugira ngo ugire umubano nawe uzavamo deal, cyangwa ugire umubano n'uwo muntu kugira ngo mumenyane, azagufashe maybe kuguhuza n'abantu, kuguhuza n'abakiriya, kukurangira akazi n'ibindi, akaba ariyo mafaranga uri gusora atari cyagamije, ndakugira inama yuko ibyo bintu wabireka, kubera yuko birimo birakujoininga cyangwa se birimo biratwara na make ubasha kubona, ukabuze ngo uri kunguka, uri gukora business yakwinjirije, ariko mukuri amafaranga yose aza mu mufuka yongera yisohokera, cyane cyane ukanayatakaza noneho ku bantu batanagufitiye umumaro. Icya gatanu, gutegereza ngo reka ntegereze ngo nzabanze mere neza. Ufite umushinga, ufite business, ufite gushaka akazi cyangwa n'ibindi byinshi, ariko ukavugora uvuga ngo nimba ndi ready, ngo nimba ndi tayari, ngo ninuzuza ngo miliyoni 3 ngo nibwo nzatangira. Tangira ibintu byose ufite aka kanya. Igitekerezo cyiza niyo gishyizwe mu bikorwa. Igitekerezo cyiza kitari mu bikorwa ni inzozi. Wenda ni byiza ko turota ibintu binini, ariko gutegereza nanone ngo nzabanze ngo mbone ngo capital ngo nini, oya. Nimba ufite miliyoni yitangize. Ushobora gutangira udafite ibintu byinshi nk'ibyo wapangaga gutangiza, ariko ugatangira na bike. Ushobora no kuba udafite icyo gishoro, ukegera abakora ibintu ukabarangira, ukajya uvuga ati ibicuruza byanyu nzajya ntuma abantu babimenya, hanyuma nibabimenya uboneho komisiyo. Harimo abantu benshi batunzwe n'ubwo buzima kandi banameze neza muri Kigali n'ahandi mu mijyi hose. Bityo rero nawe shaka icyo ukora, ugerageze utume abantu ubakuraho amafaranga, hanyuma ntuzategereze ngo ibintu ngo ni ryari. Tukira kandi ajya ngo mbonereho kubabwira ko igihe cyose waba wifuza kurangura imyenda, amatriningi, amatise, amajezi y'amakipe mukunda, ko ushobora kutwandikira tukakurangira abantu babirangura ku giciro gitoya, kuri ba bantu bashaka kujya baranga ibintu babicuruza, namwe mwaza tugakorana. Hari shop turi gukorana kandi bikora neza. Icya gatandatu ni ukuba ukora ikintu kimwe akaba ariyo source of income yawe. Igihe cyose ukora ikintu kimwe aricyo kikwinjiriza, uzakomeza gukena, cyangwa se n'amafaranga uhembwa ujye abaho uyishyura ibintu byose ukora. Gerageza ushaka ikindi kintu ukora, niyo cyakwinjiriza 20,000 ku munsi, cyangwa se no ku kwezi, hari icyo bizagufasha muri facture ugira. Tuvuge nimba ubonye akazi ka kabiri cyangwa ikindi kintu wakora ku mugoroba urangije akazi ko ku manywa,
kikwinjiriza amafaranga makeya gishobora kuba cyakwishyura transport, gishobora kuba cyakwishyura gaze, gishobora kuba cyakwishyura transport y'abana bawe bajya ku mashuri nimba uri umubyeyi. Ku basore ho murabizi fagitire aba ari nyinshi n'inkumi, ntabwo cyabura icyo kigufasha. Gerageza rero amasaha yawe, nimba warangije akazi kamwe ukora kakwinjiriza amafaranga menshi, gerageza ugire n'ibindi bintu ushobora kuyashoramo amafaranga yawe akomeza akura, kuko muri ino si tugezeho turi mu isi yaho nyine the strongest survive. Amafaranga agomba kugufasha kubona amafaranga no kubona akazi, baze ko kugira ngo ubone akazi birangira umuntu akubwiye ngo uzaza nawe ngo ufashe kubona akazi. So bivuze ngo amafaranga ni buri kimwe. Rero iyo uyabashije kuyabona ukaba utari kuyakoresha ngo abyarandi ni ikibazo. Ku bantu bakorera salary cyangwa imishahara bo rero ni itegeko ko ugomba kugira ikindi kintu ukora nyuma y'akazi. Ubu ushobora kubona bikugoye, ariko nicyo amafaranga yawe abereyeho. Ugahembwa makeya ukagura inka mu cyaro ukayiragiza umuntu, inka amezi 9 bimaze kubyara cyangwa se nyuma y'umwaka, hanyuma ukabugiza inka ya kabiri, ejo ukagurisha gutyo gutyo. Waba atari inka, amahene, inkwavu, inkoko n'ibindi bintu byinshi ushobora gukora. Ushobora kujya mu buhinzi ariko ukamekinga sure ko amafaranga yawe amwe mu yo wakoreye uyabika cyangwa se ugira capital ushora mu kindi kintu kikwinjiriza. Ayaza yose ntugasuzugure amafaranga, burya niyo yaza ari 2,000, ibyo 2,000 biguze isukari. Muri fagitire wagiraga ziva kuri saleri 2 biraje bigufashije kubona isukari. Kugira income imwe rero bizakomeza kukugira umukene, kandi icyo twifuza ni ugutera imbere tugakira, kuko fagitire ziri hano zabaye nyinshi, ubukungu ubuzima burahenze. Bityo rero gerageza ushaka ikintu ukora kikwinjiriza buri munsi. Cya karindwi tunasoza, gerageza making sure ko abantu musohokana ari abantu bakugira umumaro. Wisohokana n'abantu badafite ubwenge. Nugendana n'abantu bari low standard nawe uzaba nkabo. Mu Kinyarwanda baravuga ngo nyereko mugendana nkubwira uriyo, ihene mbi nawe uzirika yiye, n'ibindi bigaragaza ko abantu babi mu gihe cyose ari bo mugendana uzatekereza nkabo. Nusohokana n'abakene uzatekereza nk'abakene, nusohokana n'umukire uri kuinvestinga nawe uzagerageza uinvestinga. Bityo tugerageze guhura n'abantu b'umumaro batwigisha uburyo twakorera amafaranga, batwigisha opportunities, apana ba bantu batujyana mu bintu. Kandi nuhuza n'umuntu cyangwa mukaba inshuti n'umuntu ukabona afite ubwenge bukeye, imitekerereze yiraringaniye, ntabwo iri kugufasha gutera imbere, uwo muntu mureke. It's for your benefit bro and sister, of course, yeah. Icyo usabwa rero nuko ugomba kuza ukavuga ati ngiye ndi guhura na Straton, ndi guhura na Claude, ndi guhura na Kamari, kubera yuko bari kumfasha kumenya iki, cyangwa se nzabigira hibi, cyangwa se tuzanakorana. Abo bantu ari bugira, ujye muri gym ukuremo abantu b'umumaro, ujye mu rusengero ukuremo abantu b'umumaro, ahantu hose wajya, ahantu hose hari abantu, haba hari abantu bakugirira neza, bagufasha mu bintu bitandukanye. So network cyangwa networking skills ni ikintu ukeneye kugira ngo ubashe kuzabona amafaranga. Ubwo rero muri bya bintu 7 twari tumaze kuvuga, iki cyari cyo cyanyuma cyo kukubwira ngo be a person who make a connection with important people, not those who drain you down, not those who put you down. Babantu ubwira inzozi zawe bakakugira ishyari, babantu ubwira aho uri kwerekeza ntibabikunda, ahubwo bo bagashaka kwikunda no kukunyuza mu byo bashaka. So peace and love. Kora follow kuri Theologic, Straton Havugimana, turi kumwe. Amakosi nk'aya ngano no twayagaruye agiye kuza ari menshi, nandi turaje tuyabahe mu gihe kitarambiranye. Bye.